cyakugoye bwa mbere ukijya kuri kamera? Ikintu cyangoye bwa mbere nkijya kuri kamera bwa mbere natinye ijisho rya kamera. Natinye ijisho rya kamera noneho narebagamo nkagira isoni kamera ikagutera isoni nkatinya pe. Noneho bitewe nuko nari ngiyeho ngiye gukinira n'ahantu nyine nari mu bantu banjye nyine ari abantu tutaramenyerana nyine tu. Noneho banshyira kuri kamera bakama nyine uturore ngo ugiye kuvuga gutya. Umva bwa mbere nasuyemo rore inshuro 5 bro. Sure man. Inshuro 5. 5. Hari akarore bigeze kuma ngo niko sha ngo uraza ukomanga ku gipangu wajya gukomanga ku mabuno ya nyoko. Ako karore kugira ngo ashobore inshuro 5 bro, nabwo kugira baravuze ati reka tupfe gufata nk'iya 4 igira views 5. Mbaza ngo wari umeze ute? Umva gwabaye umusitari watwi narindi mu bicu kuri views 5 bro. 5 zankoreye umuti. Noneho nagasharingira abantu nyine WhatsApp nari narabimenyera neza nkagashyira stati nyine. Hari umutipe nyine twari twegeranye we yari afite phone nini. Nkamubwira ati niza nkore subscribe. Noneho namutira icyo gihe nubwo nari nzi kuvuga subscribe. Yes. Namutira nkashyira stati nyine abantu bakagira nyine ukajya kumva ngo uriya ngo nakubonye sha. Ese biriya bintu ngo wabitangiye rya nyine ntangira kumva ko namenyekanye niba bibwiwe n'abantu babiri bakaritse wumva ko ari ibintu bya danje. Nyine ntangira kwiyikizere yuko byose bishoboka. Ndakora akakajya kanzimiraho ndi kweditinga byanga naho ndi gufotora ugasanga karashyushye nyine namwe murakazi kaba karagoswe ngenda. Twongeye ko ikaze mwese mudukurikiye ku Karabyo TV. Amazina ni Dominique Nkoti nk'ibisanzwe. Uyu munsi nagusanzwe murabibona nakiriye umujene ahangaha, umujene w'inzobe kabisa ibintu birimo neza. Reka tangira bibwira n'amazina ye. Witwa? Murakoze, amazina ni Nibo, niryo bakunda kunyita cyane. Bakunda kukwita Nibo? Muramuzi, ndabizi muramuzi, mbagira ngo yivuga wenda batagira ngo badutubure, ariko ni Nibo muramuzi, musanzwe mubana mu mavideo yose akora. Nibo, ikibungo wabonye ute? Ikibungo nahabonye fresh cyane bitewe nuko najyaga mumva nabonye bitandukanye. Okay. Nibo, ugiye kutuganiriza urugendo rwa muri kariyeri yawe, ibyo ukora, ndagira ngo ari byo tunyuramo muri make mbere yuko dukomeza. Urugendo rwanjye ubundi njya gutegura kuza hano Ingoma kukureba ni ibintu bitari byoroshye. None nabwira nk'amaniga yanjye ko tuzajyana Ingoma mani, ugasanga ngo mani ngo Ingoma baraguruka ngo nge ntago najyayo. Nyine ngo ikibungo nyine bazi ko kibungo yose ngo baraguruka. Urumva nyine nkabura umujeni twazana inaha, ariko nyine byarangiye mageze kabisa ndakubona nari nanagukumbuye ibintu nk'ibyo kabisa. Urabona ko ibintu ari fresh cyane tu. Yafasha kubera Imana ibintu byose biba bigomba kugenda, gusa ntago bigenda nkuko twabipanze, ahubwo bigenda kuko yo ibishaka. So uri umukinnyi, ahubwo icyo ndakubaza ukina iki? Yes, urwenya. Akenshi dukunda kubibona abantu benshi badusangiza inzira yabo yo kujya muri kariyeri yabo mu rwenya cyangwa se mu mafilime muri rusange. We tubwire ni igitekerezo cyaje gite? Igitekerezo, ibi bintu natangiye kubikunda cyane nyiri kwiga nyine niga mu mwaka wa 4 primaire. Niho hantu nabikundiye cyane, ndavuga ati nanjye ninsoza nk'uwa 6 nyine nagize ubushobozi nkagura nk'agafone, nuko ngomba nanjye kuzaba umukinnyi wa comedy nyine nkajya mbyiyumvamo, noneho nkajya mbikunda ku ishuri aho turi ndi n'abandi bantu nyine nkajya mbasetsa ibintu nk'ibyo bakavuga ati wowe waba umukomediye, nanjye nkumvamo ko nabishobora nyine nanjye bigenda bima vibe nyine irenze. Okay. Ubwo ni ibintu byaje wiga? Ni ibintu byaje niga. Okay. Ni iki cyagushoboje? Ni iki cyatumye wumva ko ibyo bintu nyine nkuko bimbwiye ni byiza kandi wagize umuhate, ni iki cyatumye exactement neza wumva ko wabikora kandi wabishobora? Ikintu cyatumye numva ko nabikora, nigeze guca nk'ahantu nyine nibereye mu modoka nyine, hari ukuntu umuntu atembera ababyeyi bamutembereje nko mu modoka mbona ahantu nyine
bari muri shuti nyine ndeba uburyo bari kugira numva n'imodoka nayihagarika kugira ngo mbanze ndebe uko ibintu bikorwa nyine ndebe ibintu batugaragariza uko biba bimeze nyimara kubona nyine ku gace gatoya ukuntu biri kugenda bikorwa ndavuga ati nanjye biriya bintu ngomba kubikora kandi n'aba babikora ni abantu basobanutse bishobora kuba birimo umugati si ibintu wavuga ngo birakuzamurira izina cyangwa se ngo bikugire umusitari gusa ndavuga ati ntabwo babikora badakuramo umugati niko guhita mfata umwanzuro nanjye ndavuga ati ngomba kubyihiringamo nyine nkabikora nabona n'abajama duhuza tukaba twahuza ubundi nkabikurikirana cyane. Yes, ukiri muri icyo gihe umuntu wabonaga muri icyo gihe ukora nk'ibyo wifuzaga gukora ukumva ni yaba role model wawe muri icyo gihe yarinde? Muri icyo gihe nari mfite imyaka mikeya nyine igera ku myaka 14 maho ngaho ariko nakundaga gufana umupeti bita Gasikiri. Uriya mupeti naramwemeraga cyane n'uwo twabaga turi nko mu ishuri nareba agapeti kageza avuga ati nanjye biriya biboro ntabwo byananira karakana kari kubishobora. Noneho bigeze muri corona baradukomye byatari baduhata amavideo ndavuga ati ibi nabyo nanjye niko guhita numva mbyisanishijemo nifuza kuba nazahura rimwe nawe niyo namukora mu ntoki nka gutya nkumva nyine byaba ari ibintu birenze bro. Ariko kugeza ubu ngubu twaje no kuza guhura nyine Imana ishimwe twaje no guhura. Mwigeze mukoranaho projet? Twakoranyeho kandi na n'ubu dufitanye andi ma projet agiye atandukanye nuko atarasohoka ariko muyitege nyine tu. Ni byiza. Video mwakinanye wayirangira abantu? Video bajya kuri Gaju Comedy ziriho cyangwa se bakajya hano ku Karabyo TV mu mavideo amaze nk'amezi hafi nk'icyenda amezi 9 muri izo video irimo kandi ikindi nababwira tubafitiye n'izindi projet zirenze bazitege. Okay, urakoze ati tubafitiye n'izindi projet muzitege. Njya nkunda kubaza abantu akenshi iyo umuntu ari mu rugendo rwe rwo gutera imbere cyangwa kariyeri rw'ikintu yahisemo ntago abura urucanege nta nubwo abura abantu bamuca intege bambwira ibyo bintu wowe ibyo bintu byakubayeho? Ibyo bintu byambayeho cyane abantu bahita batagira kukwitangira niba ari ikirara ngo imbobo ngo yananiranye ngo reba ibintu ari kwirwamo ngo ari kwaga kujya guhinga nyine ibintu byinshi ugasanga n'abantu bari kukubwira ati ibyo bintu urimo bizakugeza kuki nyine ibiguca intege ni byinshi ugasanga nta n'ubushobozi bwo kubikora bikinyamwuga ufite uri kwifashisha agatelefone kano ka Imagine. Reka nkubwire bro njya gutangira bino bintu natangiranye telefone ya Mobisel nibo yize ndakazi gato byasana ira telefone niyo telefone naguze bwa mbere nyireka ibintu byo kwishuri nyine hari ukuntu ubushobozi bwanga kabubikwamye ira phone yitwa Mobisel niyo natangiye gukoreraho video ya mbere icyo gihe narayikoze igira views 5 mbaza ngo wari umeze umva ngo wabaye umusitari watwiye narindi mu bicu kuri views 5 bro 5 zankoreye umuti noneho nagasharingira abantu nyine WhatsApp nari narabimenyera neza nkagashyira stati nyine hari umutipe nyine twari twegeranye we yari afite phone nini nkamubwira ati niza nkore subscribe noneho namutira icyo gihe nta nubwo narinzi kuvuga subscribe. Yes. Namutira nkashyira stati nyine abantu bakagira nyine ukajya kumva ngo uriya ngo nakubonye sha ese biriya bintu ngo wabitangiye rya nyine ntangira kumva ko namenyekanye niba ubibwiwe n'abantu babiri bakaritse wumva ko ari ibintu bya danje nyine ntangira kwiyikizere yuko byose bishoboka ndakora akakajya kanzimiraho ndi kweditinga byanga naho ndi gufotora ugasanga karashyushye nyine namwe murakazi kaba karagoswe ngenda ngira gutyo bumwe ngeraho kujya nira telefoni nkabikurikirana bikanga ikaba video imwe mu cyumweru ariko ikajya hanze nyine nageragezaga buryo ki nyine ibintu nabigenza neza. Ni urugendo rwari rukomeye kandi icyo kimwe n'abandi noneho ubu ngubu ndagira ngo mbwire yego ntibiracamo neza audience ushaka nturayibona ariko basi ubu ngubu ufite aho ugejeje. Ubu ngubu ubona ari ikihe kintu bitandukaniye nk'uko byari bimeze kera ubu ni iki wiyunguye ni iki wamenye noneho ni iki ufite kiguha icyo cyizere noneho cyo kumva aho wari uriho hari habi kuruta aho uri ubu ngubu?
icyizere cyo kiba gihari cyane kuko uko iminsi igenda ihinduka nyine n'ibintu ukora bigenda bifata intera kandi uko utinda mu kintu ugenda umenyera ukabikora kinyamwuga. Ntabwo nakubwira yuko ubu buryo nabikoraga mu myaka 3 ishize ariko nyikora byarahindutse cyane kuko ngenda muza n'abantu hirya no hino nkareba uburyo ibintu bikora, nanjye nkabasha kubyigana cyangwa se nkabikora kugira ngo nanjye ibintu m'abanyarwanda babashe kubona ko bikeye kandi birimo n'ibintu bafata mu mutwe nyine by'inyigisho nyine tu. Wow, nihe wifuza noneho kugera ubu ngubu? Ikintu wifuza, target yawe ya mbere ni iyihe? Target ziba ari nyinshi cyane kuko sinakubwira ngo nifuza kugera kuri uru rwego runuru, kuko icyambere cyo akenshi tuba dukeneye kuba abantu batwitaho bakadushyigikira. Iyo umuntu yagushyigikiye akagukunda ibindi byose bigerwaho, ataje ngo aguca intege ngo va muri ibi ngo wowe bimeze gutya. Ariko iyo umuntu agushyigikiye akavuga ati aho ngaho birimo, uzaze nanjye nkutema akantu k'akaganiro ubashe kuzamuka, ibyo bintu nibyo dukunda cyane. Kandi ikindi tuba dushaka nyine kugira kure kurusha aho turi. Sinakubwira ngo nkeneye ngo kuba nagira ngo kuri 10K za viewers zo ku munsi, kuko nazo nshobora kuzigeraho nifuza 100,000. Ariko iyo ibintu byacu mubikunze mukabireba biduha amahirwe cyangwa se biduha motivation yo kugira ngo duhame dukora ibintu birenzeho kugira ngo tubashe kugira kure. Kuko ushobora gusaba ngo nshaka views 10K ariko wahagera ugasaba izindi. Twe dushaka nyine kuzahama tuzamuka nabyo kumanuka. Iki kintu cyakugoye bwa mbere ukijya kuri kamera? Ikintu cyangoye bwa mbere nkijya kuri kamera bwa mbere natinye ijisho rya kamera. Natinye ijisho rya kamera, noneho narebagamo nkagira isoni, nkatinya pe. Noneho bitewe nuko naringiyeho ngiye gukinira n'ahantu nyine nari mu bantu banjye nyine ari abantu tutaramenyerana nyine tu. Noneho banshyira kuri kamera bakama nyine uturore ngo ugiye kuvuga gutya. Umva bwa mbere nasuyemo rore inshuro 5 bro. Sure man, inshuro 5. Hari akarore bigeze kuma ngo niko sha ngo uraza ukomanga ku gipangu wajye gukomanga ku mabuno ya nyoko. Ako karore kugira ngo ashobore inshuro 5 bro, nabwo kugira baravuze ati reka tupfe gufata nk'iya 4. Iya 4 birumvikana. N'abandi bose niko byagiye bigenda cyane ko ahubwo iyo utagowe nabyo byanze bikunze bundi ikintu kitakugoye ntago kiba kizaguha umusaruro. Akenshi turavunika, tugakubitwa, tugatukwa, tukitwa, ariko ibyo bintu hari hantu bizagira bikatubyarira inyungu. None se wowe ubu ngubu uri nibo, hari ibikoresho amaze kugura? Ibikoresho bike na bike biciriritse maze kugenda nyine ngura duke nyine two hasi nyine tumfasha muri gahunda zanjye. None se nk'ubu ngubu hari umuntu udukurikiye wenda ari mu diaspora cyangwa se wenda ba mu Rwanda, any case aka video kamucaho, niye support wamusaba, niki wamusaba? Ese washaka kugufasha yabicisha mu zinzira? Ashaka kumfasha ni ibintu bitagoye cyane kuko nimero ziba zihari kuri description n'ama TikTok yacu ya Nibo cyangwa se Karabyo TV, nimero ziba zihari. Kandi ikindi ngewe mba numva umuntu ashaka kumfasha, ntago numva ko yamfasha amafaranga numva ko atayamfasha bitewe nuko ahubwo mba numva yamfasha kuba nabona izindi connection ziri like promotion. Akampromotinga nyine akanyerekana hariya hose nkaba ndiyo, ku buryo mu gihe maze kumenyekana ya mafaranga yari kuzamfasha naba nayabonye. Kuko ntago mba nshaka ngo umfashe mu mafaranga, mfasha ahubwo menyekane nanjye ibintu byanjye bibashe kuzamuka bitera imbere cyane. Niki kintu wumva utatanga kubera ibi urimo, uru ruganda urimo, ibyo ukora nyine ni ikihe gitambo uba wumva bakigusabye tuvuga ati okay ndabiretse mvuye kwizima? Ukareka ibintu nk'ibi ngibi dukora.
icyo kibazo kigoye. cyangwa se reka none nyikorohereze, niki kintu utakora bagusabye kureka ibi bintu ukora wabireka? Ntabwo napfa kubireka. Kubera iki? kuko ndabikunda cyane kandi mbishyiraho umutima wanjye. Iyaba ndi muri abo babireka nabaye narabiretse nka nyuma y'uyu mwaka, kuko nyuma y'uyu mwaka nahuye na kesi ya danje. Ku bantu benshi hari abanzi kuri Nibo 5, abenshi Nibo 5 nagize gutya barayiba, nibwo rubuga rwa mbere natangiriyeho. Ubwo iyaba ndi umuntu wo kubireka mba narahise mbireka bitewe n'iyo kesi nagize. Ni abahe bantu batatu, bwira abantu batatu muri industry nyarwanda uba wumva uhuye nawe hari ukuntu tuba dukora ibintu tukaba tuzi ko biduha achievement nziza, ariko biba byiza iyo uhuye n'umuntu akavuga ati courage, cya bintu ukora bikomeze. Umusitari wumva wowe ari uwe muntu mwahura ukavuga ati sha byanze bikunze ndi gutangira kugera ku nzozi zanjye? Barahari benshi cyane. Urugero batatu. Wa mbere ni Kiramani we mpuye nawe niyo namureba gutya gusa navuga ati insoke. Umuntu wa kabiri aba bakina amafilime nyine y'inyarwanda like urabona Pasava Gracie. Gracie ndamwemera bro. Ndamwemera n'utuntu two yikorera. Gracie ni umuntu mukuru umaze imyaka 30 niba ntibeshye, ibyo akora arabizi kandi agira creativity, akora kinyamwuga niko navuga. Yego undi nifuza kuba nahura nawe we ni umunyamakuru. Ninde? Irene Murindahabi. Yego byumve Irene. Nshaka kuzahura nawe ukaba interview. Mbwira abanyamakuru barahari mu Rwanda 5 ubatondeke uhere ku wa mbere ugeze ku wa 5. Abanyamakuru sibye ko nyine habarimo n'abari hasi n'abari hejuru. Uwo wese wumva ukumva ugeze iwe byaba ari ibya fresh tubwira. Harimo uyu nguyu Eminyawe, hakaza uyu ukora ku Rugendo TV Pasi akora ni Pasi ninde nago nyibuka. Pasi akora ku Manuro. Ubwo nuko hakaza nundi witwa Sabe. Batatu si bageze nabo ngabo nakubwiye 5. Kangufashe na Manibo wenda Ibra n'abandi. So ni hehe cyangwa niki ubona ukabona uruganda murimo rw'urwenya cyangwa rwa comedy muri rusange rubura? Niki rubura? Ikintu rubura nugaha abanyarwanda ibintu bishya, kuko ubusanga akeshi tubaha ibintu bameze nkaho bazi. Dushaka rero kujya tubaha nyine ikintu twakora cyangwa se n'abandi bakora, nuguha abantu ibintu bishyashya aho guhama ubaha ibintu bitari bishyashya. Iyo uvuze bishyashya ubuvuze nk'iki? Ushobora gusanga biri nko kuba nshobora kuza nkareba nka video yawe wateguye ugasanga nyihinduyemo nk'utuntu duke, ariko ukabona ko ari nkaho nakwiganye, bikaba ibyo bita copy paste nyine. Ukasanga ikintu nta kintu na kimwe bitandukanye. No gukereya ama content mashya nabyo biba byagoranye. Ugasanga niba njyewe nivumburiye content, undi mu TikTok cyangwa se undi mu YouTube aturutse hirya ayijemo nyine arayiganye, ugasanga nyine ntago turi kuvumbura ibintu bishyashya nyine ibintu bishyashya nibyo dukeneye kujya duha abanyarwanda. Abantu mwese mukreye ama content arenze bro. Dusoza mbwira special thanks yawe ku abantu bagufashije kugira ngo ugere aha ngaha, kugira ngo ugire izina nk'iryo ufite, kugira ngo ugere ku bikorwa nk'ibyo ufite. Shimira abantu nka 5. Ndashimira abantu benshi cyane kwihuta, kuko ubusanga nyine baba baragufashije mu bihe bikomeye nyine hamwe utari wigize.
ndashimira cyane cyane umuntu wabanje kuniza telefoni bro. ninde muvuge twihuta. Yabanje kuniza fone yo gukamera kugira mbaye ibintu bizi. uwo ni nande? Ni umugabo wari uri muri karitsiye zacu. bamwita si ni ngombwa ntabwo navuga izina. shout out to you kabisa. ashobora kudakunda bino bintu. undi abandi ni umuntu wangiriye wamaye igitekerezo cyo kuba najya guhura na Magasikiri. Umuntu wamaye iyo sapoti nkahura na Gasikiri nifuzaga bro. nibyo abagushimira bari benshi. bari benshi ntabwo wavuga ngo barondore kuko ni benshi cyane twagiye duhura nyine nkabona bankoreye ibintu birenze. reka ngushimire nibo. urakoze cyane. mwakoze namwe kudukurikira, nakagaruka. murakoze cyane.